hera inyuma ni ibiki byabaye byagenze bite kuko urumva twari batugejeje rutanti juwe kuri stade tutahereye inyuma ntabwo narenze ko iriya sitora nyine ariyo umuntu aza kwikuza ariko reka tubijyanirane kuko biraza gusubirana muri mace tunamenye nimba hari uruhare byabigizemo yego kuwa gatandatu nibwo amajabu yabaye nibwo ishyano ryaguye kuko nibwo bari abakinnyi nyine Dauda Yusuf ndetse na Mamadusi basohotse hoteli kuwa gatandatu mbere y'imyitozo mbere imyitozo iri official kuwa gatandatu ubwo imyitozo iri official yabaye saa moya za Kigali zo saa mbiri za Misiri kandi abakinnyi barayikoze ni ukuvuga ngo ubundi kuwa gatandatu noneho ngewe nkuranze mwarabyutse mujya ku ifunguro rya mu gitondo nk'ibisanzwe abasubira mu byumba basubiramo hanyuma se mufata ifunguro rya saa sita cyangwa byabaye he ryari nyine aho hagati niho dushaka kumenya kwanza mbanze nsubire muri archive muhereze gahunda ko ukuntu yari imeze yego iyo rero uyubakireho uhita tujyana ku byabaye bya Mamadusi kuwa gatandatu ranchi cyangwa se ibya saa sita byafashwe saa saba za Cairo ubwo byari saa sita za Kigali gahunda ari iyo gusubira nyuma yo gufata ranchi ari iyo gusubira mu byumba ku bakinnyi ibyo ntibiba bindeba nka Ruvuyanga wowe uri mu kazi kawe cyangwa uri mu ku bakinnyi ubwo iyi gahunda niyo abakinnyi kuko niyo tugenderaho yego saa saba byari gufata ranchi ubwo za Cairo noneho bagasubira mu byumba bakajya kuruhuka bitegura kujya gukora imyitozo ya saa mbiri z'ijoro yego noneho ku isaha y'isaa 11 hari ugufata snacks nyine saa 11 zahariye saa moya byari uguhaguruka kuri hoteli yego start training gutangira imyitozo byari saa 2 dina gufata ifunguro rya nijoro byari saa 3 n'igice abantu bagahita bajya kuruhuka bakajya kuruhuka noneho agatendo kabaye hagati ya saa 7 na saa 2 yo gukora imyitozo bavuye muri lunch mu gihe abandi basubiye mu byumba ngo bajye kuryama abandi bapuraningaga gusohoka bridging hotel murabyumva noneho rero urabizi yuko kuwa gatandatu umunsi ubanziriza umukino hari abantu bo muri club bajya muri technical meeting ya CAF yego kugira ngo barebe imyambaro bazambara turimo kujyana turajyana twebwe tujyana abo ngabo baba barimo ba kit managers team manager aba harimo team manager bose wenda n'umuyobozi yego na doctor kuko nawe hari bimureba kubanza kumenya si ibyo ubufasha bw'ibanze twaho umukinnyi ku kibuga hafi aho hari ibitaro twakoresha mu gihe bibaye ngombwa ko ku kibuga ntacyo ari bufashwe cy'ingenzi ambulance zirimo ibintu byose noneho rero ubwo abo ngabo bakiyongeraho Lieutenant Colonel Jean Paul Ruhorahoza wari ukuri delegation y'ikipe y'ingabo abo mvuze bagombaga kujya ahari kubera iyo tekiniko kandi kabera Denio tekinike kandi kabera hanze ya hoteli yego noneho ubwo abakinnyi bararyamye mwabyumvise yego abandi nabo bagiye muri Renio tekinike bari buze kugaruka bakadusanga kuri hoteli mugahita mujyana mu myitozo yego noneho mu kumanuka nibwo bakubitanye abagiye muri Renio tekinike yego bakubitana na Mamadusi na Dauda yego hari ukubitana n'umuntu ugiye nawe undi ukabona aragiye yego sibyo ukabona mwese nyine mufite gahunda zitandukanye nurabaza se mu gihe abandi baryamye guys muri mu biki abakinnyi barabajijisha ati we are around here ati manager uzabaza abakinnyi uburyo nyine bashobora kwikoroka muri bya biswahili byabo n'ibyongereza bati we are around here iki tugiye kota akazuba gutya hano baramujijisha ariko nyine nk'umusirikare ujijisha umusirikare birashoboka ibintu biragoye bayagutambuye cyane bayagusomye aranakureba ubabayika mu kuvuga beshya arakubona kurimo kumubera urumva barareba bagata abakinnyi abandi bararyamye nta mabwiriza bashyizweho ko mugomba kuruhuka niyo utasinzira ariko ugomba kuba uri muri shambure niyo burya waba uri mu cyumba uri kuri WhatsApp cyangwa uri kuri uhamagara ukurikiza ibyo mwabwiwe ukurikiza amabwiriza ya equipe noneho banga kwensista batoke batayusho ntabwo mugiye ngo reka okay ariko kise mutaryamye nk'abandi abana yagira ngo uryama cyane umugongo kanakurya ati tuvoyo turiraxa gakeya banga kwensistinga bati nta kibazo ariko muri kwa wa musirikare wangaga nyine
amakenga akanga akagira amakenga. Barangije babwira abantu ba hoteli bati rero muturebere aba bakinnyi niba basohoka niba barenga iyi compound ya hoteli muturebere neza. Rero turagiye bati sawa baragenda. Nigoga batirimutsaho abandi nabo baragiye mu gihe cy'iminota itagera muri 15 bavuyeho haparitse indi modoka ivuye hanze. haparitse indi modoka abantu banumvisha hano Kigali bakabyo ngo ni Vigo ngo cyangwa ni biki n'ibiki ariko y'amafime ngitabona ngo rwose ngo yijimye cyane. mwese mujya hanze biriya bihugu bikunda gukoresha amamodoka y'amavani. urumva ubona ari VIP nyine ku buryo abantu bicarana barebana zirimo intebe murebana kabisa murimo kuganira. niyo yaparitse aho ngaho. aho unashyiraho umucyo ko ari abantu bari kutubaza ngo ese koko barasohotse ngo ese koko barasohotse barenze hoteli kuko hari amakuru twebwe i Kigali niyo mpamvu wari uriyo ageze nyine aho imodoka waba utarenze aho hoteli niyo mpamvu nshaka kuza kuhaguma waba utarenze hoteli abantu bakagushaka isaha igashira. Ibyo nibyo nshaka kuza gusobanura. umwana w'igitambambuga imodoka ya vani yamaze guparika yamaze guparika binjiyemo baragenda. uwo bashinze operasiyo atanga amakuru rero abakinnyi rero baparitse imodoka gutya imeze gutya na gutya irimo ubwoko bw'ubu n'ubu binjiyemo baragiye. umutoza yahise abimenya njya ngo akavuna bataranamuhamagara. ntumbaze buriya abakinnyi barararana umutoza ashobora kuba mu bakinnyi sinzi ukuntu yabimenye umutoza. Mamadusi na Dauda ntago bararana. aya nibyo numvishe bavuga ngo iki ngiye ntago bararana. byari byoroshye kubona amakuru kuko hari abandi ntabwo bararanye. reka nze nakubwire Mamadou yararanaga nande yego Dauda yararanaga nande yego abifite hano. mama Dauda Yusuf Seydou cyetse nabaje kugurana ariko ngiye kuri raporo mfite ya hotel. yego Dauda Yusuf yararanaga na Ombolenga Fitina mu cyumba cya 112. urumva Mamadusi yararanaga na Ngabonziza Pacifique mu cyumba cya 111. ni ukuvuga ngo Ngabonziza yari ahari Ombolenga yari ahari byari byoroshye ko Taleb amenye ayo makuru akabaza ko abakinnyi bari mu cyumba. ariko simvuze ko aribo kuko hari n'ikintu atambitsemo no kugurana bagurana. no kugurana bagurana twagiye rero urumva. noneho rero ubu umutoza nawe aba yabimenye. umutoza ahita ahamagara Kavuna team manager Major Kavuna bamubwira ngo ati coach ati ndi mu nama ati ndaje tubikemure turebe ibyo tubihandure inama irangire. abantu ngo ngiye nk'umunyamakuru uriyo ntacyo nzi ibintu birimo sambaratika mugani undi zirimo zirabera operasiyo ziracyari hejuru entre nous operasiyo ziri hejuru. bana noneho ubwo biracicikana Kavuna aragaruka kugira ngo yagarutse n'abakinnyi batarahagera. abakinnyi baza kuza byamaze nk'isaha bataraza. isaha yarageze bataraza abakinnyi baza kuza. noneho nyine ubwo babijyamo kwabo ariko urebye iryo joro rigera cyangwa se bucya ku cyumweru umunsi wa match bitarangiye. urumva bakoze imyitozo bucece ntabwo bagize icyo babwira. urebye ibintu byavutse nyuma y'imyitozo nibwo wenda ngira ngo umutoza nyuma y'imyitozo bagiye nko kuryama bakoze inama. mutoza ati giye wapi ahubwo umutoza amakuru mfite akaba yatanze raporo. ahubwo se mu myitozo bakoze bateguraga match hari n'uburyo nka 11 ubabona yabashyiragamo muri iyo myitozo. Taleb yaramvanze kuko bakina iyo deka yarabavangaga ukabona ntabwo wabona 11 yarabavangaga bamwe bambaye fazibura abandi batazambaye bona utamenya neza. umutoza akaba yamaze guhamagara i Kigali yatanze yarakaye. Taleb yararakaye cyane. Taleb ni umuntu uramutoza n'umuntu witonda n'umuntu ucisha make n'umuntu w'imfura cyane. ariko kugira ngo ubone ikintu cya bari abantu bitonda mujye mubitondera. bari abantu bitonda iyo arakaye arakara nabi. abana bo niko bameze bagira umujinya udasanzwe. Taleb yari yarakaye cyane urumva nubwo amenya n'imbonye arakara kuri ubwo yamaze guhamagara i Kigali mu buyobozi bwa ekipe y'ingabo batigiyeho hano abakinnyi bananiye ati biki n'ibikingi simba shaka ndabakura muri 18 bane
ntabwo mbakoresha, nimuza kubibona ntimutungurwe, bakoze ibi n'ibi 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 n'ibi, atanga raporo. nayo Kavuna nyine nk'umuntu nka timu ryo bakinnyi yaje agwa muri iyo scenario nyine, arimo ngatari ko chat yureka tukabanza ati biradukura muri mood ya match. Abakinnyi babimenya bamwe ko basohotse, abandi biki barabyumva gute, ati yureka ntibinamenyekane cyane gutyo, tukabanza tugakina match tukazabona gutanga raporo, umukino wararangiye, ubuyobozi bwa equipe bukaba bwabafatira ibihano. Ati reka Tarebu abyanariza gute mu magambo ya Tarebu aravuga ati ngewe ndi umunyamaroka, ibi bihugu bya Misiri, Algeria, Libya, Tunisia nta kintu wambeshya muri ibi bihugu. Aho ndi hose muri ibyo bihugu mba ndi mu rugo, amayeri ndayazi, ibyo bakoresha ndabizi. Ushobora kuvuga ngo piramide ngo ntiyagutegura kuko yagutsinze ibitego 2, ariko se yizeye gute kiri bukomeze? Iri shuwa 100% kiri bukomeze? Akongera agasesengura akavuga ati, ariko akayagashyiramo ijambo avuga ati ibyo ndimo kuvuga sindimo kubyemeza, ngiye ndimo ndareba akazi kanjye. Twese twazanye nka equipe, twatanze amabwiriza yuko nta muntu ugomba gusohoka hoteli umukino utarangiye, cyane ko muri ya declassage ngo yari yababwiye ko gahunda ari muri hoteli cyane, abakinnyi bakazemererwa gusohoka, ari nayo mpamvu bigijeyo igihe cyo guhaguruka mu Misiri. Tuzakina match saa 2, saa 4 za hano, azo saa 3 z'Kigali zaba yarangiye. Mufite iryo joro ryose hano, turi mu mujyi ntabwo bucya, mufite n'umunsi wo kwa mbere dufite indege ya saa 4 z'ijoro kwa mbere. Ubwo ushaka kugira icyo ukora wagikora muri uwo mwanya, ariko nta muntu wemerewe gusohoka. Ariko Ruvuya, umuntu asubiye inyuma gato ukumva scenario z'ibintu byabaye, wagira ngo hari nk'amakuru yari ahari ko hari abantu bashobora gusohoka. Tukubera iki? Afande Kavuna arasohotse abonye abantu, ushobora kubona abantu bari hafi aho, ukavuga uti abantu basanzwe ari inshuti, bari no kureba imiterere y'iyi hoteli, hari na piscine bashobora kujya kuhegera, you never know. Coach nawe wakumva mu kuvuga ko ukuntu yavugaga na consigne yari yatanze muri ya declassage, kumva hari nk'amakuru yari afite ko hari akantu k'agafuite kuko abantu bashobora kugira ukuntu bakwigenza. Simbizi niba ariko yenyeka yuko n'amacenga yo kujya gukina mu Barabu, nyeka yuko ari amacenga, Abarabu nyine arabazi, bari mu bantu bategura cyane, yego. So rero we yaravugaga ngo kubera iki twabibabujije mbere bitaranakorwa, barangiza bakabirengaho, bakabiyumva n'umunsi wo kubikora bagabona team manager nawe akababwira ati ngo ni mugiye hehe muri mubiki. Ese mugari ntago bavuze cyari kibajyanye kuko ejo Ruvuya Rigani yatubwiye ko bari bavuze ko bagiye kugura inkweto, bemera ko bagiye bo ngo bavuga ko bari bagiye gufata delivery, ngo n'utuntu twabo ngo bari gufata delivery, wareba delivery muri saha abantu bakubuze, baranabivuze hariya, urumva babibwiye umutoza birego. ntago nari mpari babivuga, ariko nyine izo ni zandane nyine ngenda numva, urumva gusa bo niba byemera, ariko nta ruhushya basabye, urumva nyine ibyo ngibyo nkubwira, yaba delivery yaba iki nta ruhushya basabye, kandi barabuze hagati y'isaha 1 n'ebyiri. Ubusobanuro ngo bari he. Noneho umutoza akavuga ati muze kunyumva neza, naho nabahereye nyina ngo banampamagara, ati ngewe nta mukinnyi wanjye ndimo gushinja ko yariye ruswa cyangwa se yaba yategutinze, atari ku mupira details zose ugomba kuzitekereza. Ati ndimo nashaka ikintu cyatumye barenga ku mabwiriza, na team manager akababona akababwira, urumva akababwira nabwo bakamushuka bakavuga yuko ntaho bagiye, barangiza bakagenda. Ati ibingibi nkabihuza nuko mu Madusi aribo batsinze igitego nubwo bacyanze, we yemera ko cyari nacyo, urumva niko abyemera, abanakwereka n'amashusho. Ati cya kabiri, umuntu bita Dauda ubwo APR heruka hano, archive ndazifite, niyo batsinze igitego kimwe muri bitatu batsinzwe. Ibyo bintu rero nka equipe y'ingabo niyo nabibwira umusirikare ntabwo ari coincidence, erega nasi yabatsinze igitego nubwo bamusifuye ko yarari, nibyo navuze. Ati ibyo ngibyo ntabwo ari coincidence, ati niba mwege muri abasirikare mugira uburyo mu bihuza n'iperereza n'iki. Ati ariko nongeraho yuko nta mukinnyi wanyuma gushinjira ruswa, atari ko ibi ngibi nyine bafite igisobanuro.
rero kubw'iyo mpamvu kubera yuko wanyeretse yuko amabwiriza yanjye waya breakinze ubwo igikorwa tugiye gukora uraba ukivuyemo. ahubwo hari n'abavugaga ngo wenda bagiye mu bikorwa byo hanze y'ikibuga bavuga ati umukinnyi ugiye muri ibyo bikorwa bitareba umupira w'amaguru kumukinisha nta musaruro yaguha, nabyo byaravuzwe. acyumvirizo wateye ko baba baragiye ibyo bintu nabyumvise i Kigali nakubeshye. urumva nabyumvise i ibyo Kigali baretse bakatubwira ibyo mu Misiri ukareka za ndani za KGN. urimo uravuga ibyo kuzana ngo abakobwa kuri hoteli bica ku ruhande reka mbikuvugire ko narabyumvise ngo Dawuda ngo azwiho yuko ngo agira indiscipline ngo zo kuba yakunda abakobwa ngo rimwe na rimwe ngo subwa mbere y'ababikoze. ese gukunda umukobwa ni indiscipline ahubwo wenda n'igihe wikoreye n'impamvu ariko gukunda umukobwa ntabwo ari indiscipline. ariko gukabye nabwo ni kubatinya no kuri indiscipline ibintu ahubwo igihe ubikoreye nicyo kibi. indiscipline igihe ubikoreye nkuko wavuga ngo ndimo natanga raporo nicanga ndimo ndasoma akayoga siko si indiscipline njye nanaguhitana naje bagasomye ntabwo nari kwemerera. ubwo rero nibyo ngibyo twavugaga noneho mbere ya match ibyo ngibyo byaravuzwe ariko mu by'ukuri pe nta mukobwa nigeze mbona abakinnyi binjiza ku munsi nyirizina wa match haba inama saa 6 njye ndashaka kubwira igihe nabimenyeye ko bakuwe muri 18 saa 6 haba inama ya ekipe. yego birasanzwe nyine mbere y'umukino bajya gukina. inama irangiye nibwo nahuye na koca na team manager wa APR. banga ati rero umunyamakuru twazanye hano hari ibintu tugira ngo tukubwire bimwe mu byemezo kugira ngo bitaza gutunga urimo kogeza umupira wamugana ukabona abantu ntibahari kandi wizeye ko banatangiye bigashyira mu rungabangabo wowe n'abagukurikiye n'abafana bacu. yego bitagiramo ubwo avuga neza amatwi batari bavuga igifaransa ariko kavuna bimbwira bari kumwe ambwira ati Mamadusi na Dawuda ntabwo turi bakoreshe muri uyu mukino. tubaza yifuje ko twabikubwira nk'umuntu turi kumwe aha ngaha nk'umunyamakuru umwe rukumburi hano ntibyagenze bite rero ati basohotse hoteli baturutse kampo ahantu bagiye ntabwo tuhazi twarabashatse turababura. iyo senari nakubwiraga y'ukuntu bahuye bayisubiriramo ukuntu byagenze byose babisubiriramo. rero umutoza we niwe ufata icyemezo cya nyuma yafashe icyemezo cyo kutabakoresha. nihagira ugoreka inkuru uzabivuge umuntu twabibwiye kandi uri hano. nuko bambwiye inkuru nuko nayitangaje. so ibizakurikiraho rero ntabwo mbizi biri hagati y'ubuyobozi bwa APR na staff ya APR n'aba bakinnyi ariko ubundi inkuru nyamukuru yari iyo ngiyo nicyo navuga yuko kitagenze neza mu rugendo APR yakoze. ese mu rugendo rwo kugaruka bariya bakinnyi nyine Mamadusi na Dawuda Yusufu baje bameze bati nta bintu by'urwikekwe amakuru amaze kumenyekana muri bagenzi babo buriya ukuntu umukinnyi nyine nka kapiteni nk'ukuntu yari yakaniye ati uko byagenze i Kigali match si nk'indi natwe hano twabikora nk'ukuntu bari bagifite spirit y'uko batsinda hariya even if batasezerera Misiri bamaze kubimenya ntago nyine hari harimo akantu k'urwikekwe ntabwo rwabura kuko ariko abayobozi ba APR bazaharebe nk'umuntu bita Dawuda agira bamugani ashobora kuba ari umuntu uri indiscipline pe imyitwarire si myiza. Dawuda ntabwo ari myiza ko Dawuda ubona nyine nk'uko ameze nk'umuntu wiyemera usuzugura iyo muvugishije kukwihorera ko tuza nko mu ndege wabonaga nta ashaka kuvugisha yambaye kuteri iki n'ibiki tugera ku kibuga asohoka mu mbere yihuta adashaka no kuvuga nyine hari ukuntu ureba komportoma z'umuntu kandi uti umuntu si shyashya. ariko Mamadusi ni umuntu uganira ashobora kuba ari wa bya bintu by'abanyarwanda bavuga ngo ni rwubika ngo yerebe rwuburangeso ariko iyo umureba na nyuma y'ibi n'abagenzi be babimenye akanubona kaba kari sociable nyine ubona kari inosa n'undi yarakomeje aba wa wundi na nyuma y'ibi urumva ukabona njye nabonaga nta kintu yahindutseho ariko Dawuda biba byacitse
ni kwa kundi umuntu akora ikosa akaba ari urakara kurusha uwo arikoreye. Yasuzuguye cyane 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 cyane. Zandani ntacyo zivuga ku bijyanye n'uko bakomezanya na APR cyangwa wenda bashobora gusezererwa. Wenda nubwo twese dutegereje imyanzuro iza kuba mu biganiro biza kuva hagati y'ubuyobozi, kuko muribuka ko ejo Fandede waganira n'igihe yavuze nanagerageje kumushaka muri iki gitondo ko nagira ngo tuze kubalansa nyuma yo kuduhaye report kugira ngo tuganire nawe, ariko bishoboke ko ari mu kazi ntabwo namubonye. Ariko ejo yari yatangaje ko ategereje raporo y'umutoza, ubwo kamem n'umuyobozi team manager yewe n'uwari giye ayoboye delegation, none ngo bakabona gufata umwanzuro. Ariko wa mugani wa Ibera mu gihe dutegereje iyo myanzuro ntazandani, kuko nk'ubwo uravuga uti urebye nka Mamadusi hari ukuntu ubona nyine nyuma y'ibyo ashobora kugirirwa impuhwe bitewe n'imyitwarire, ariko undi ukabona yagize umujinya kurusha abandi. Bamaze gukina Mamadusi yahise ajya kuri nuza, ajya ku kibuga cy'indege. Mamadusi ntabwo yazanye n'abandi, yego muri Mauritania baramuhamagaye. So Afande Jean Paul Ruhorahoza niwe wamwitwariye ubwe, amugeza kuri airport aramuherekeza. we na Sikiganda, yego wagiye Buganda na Omedi na Denis Omedi baramagaho. Burya bagiye tumaze gukina muri iryo joro umukino ukirangiye. ko twazanye Ronnie Daouda nyine binakubwiraga, ariko ngerageje kubita icyumvirizo nganire na team manager, nkaganira n'umutoza twangiye turaganira turi ku kibuga tugiye kuza, turimo kuganira arambwira ati aba bakinnyi ndabakunda, niko yavugaga. Ibanza umujinya wari washize, ahubwo tugiye abakinnyi iyo mbatoza mba mbakunda. Atariko rero ati njyewe bagomba kubakubita akanyama, bagomba kubahana. Mwese icyumvirizo rero mbona ibihano byo bazabirya, ndetse hashobora kuzazamo no kubakata amafaranga. Ariko kuvuga ngo kubirukana ngo batandukanye nabo ntabwo mbibona, cyane ko bagifite amasezerano hafi y'imyaka 2. So simbibona, ariko ibihano byo barabirya. Wenda kontara nirangira rwo zatandukana niba babishaka, ariko kubirukana nabyo ntabyo mbona rwose. Baracyahari muri Zandani. Ese Ruvuya ko uri umwe mu bantu tugira amahirwe yo kuba hafi ikipe ya APR, nkuko abivugaga si n'ubwa mbere mujyanye, nk'iyi myitwarire ubusanzwe ntabwo ari ibintu tumenyereye nyine mu ikipe ya APR. Si ibi, hari n'ibindi biba bivugwa, ariko navuga ngo nyine ibi nibyo byagiye ku mugaragaro. Iyo ukubise icyumvirizo n'abantu muganira, mu by'ukuri buriya impamvu iyo tugeze kuri APR tuwatinda, muri cya kirango cyabo habamo umurava, hakabamo intsinzi, ariko wajya nanone ku ruhande rwo kuvuga ngo ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Bimwe mu bintu biranga nyine icyo gice harimo imyitwarire, ukongeraho myiza. Kuki ibi bintu bisigaye bigaragara mu ikipe ya APR? Kuko urabizi ko mu minsi ishize banahagaritse kit manager avamo, n'ubundi nabyo mubyazagamo hazagamo ibintu bijyanye n'imyitwarire. Kuki APR? Dega narimwe nyine nuko ihangane rwose nyikuba urimo urarasa ahantu kandi mba nashaka kurasa. Ariko APR ikwiriye kureba uburyo yagabanya kwinjirirwa. Hakaba hari n'abavuga ko hari ikibazo, ngewe mbikuvugire, cyuko harimo ikibazo cy'abantu bavuga nk'abo mu bakinnyi turi kuvuga babiri bateje ikibazo cyo kikamenyekana, Mamadusi ndetse na Daouda. Akaza cyari ikintu cyo kuvuga ngo abango bazanywe na bakanaka, ngo niyo fuite amakuru asohoka nuko hari abo bayasangiza. Ikintu kibabaje kuri APR muri iki gihe isigaye yinjirirwa n'abantu badakwiriye kuyinjirira. Kuri iki kintu wenda ntaciye mu ijambo mama nafa cyangwa se na mwene data Ruvuyanga, urumva hari kese yigeze no kuza ko naho batuye murabyibuka, hari uburyo bo batifuzaga kuhava, ekipi bigira ibyo bapropoza y'uburyo bashaka kugira aho batura. Urabyibuka hajemo n'izo nkuru zagiye ziza. Umurega nyine hari ibintu mba naciye hejuru. Ngiye niso bitubwiye ko iminota yacu iri kurangira. Kuri kose ntago ari ngombwa ko kuvugwa. Ariko burya nta kuntu umuntu yakorana nawe, Mamadusi cyangwa Daouda n'ubundi bazatandukana, amaherezo y'inzira ni mu nzu, bazatandukana na APR. Kuko kwifata niba ugiranye ikibazo na ekipe yawe iguhembera igihe, iguhemba neza,
ukumva yuko niba ugiranye akabazo nayo wihutira kujya mu itangazamakuru kubera umunyamakuru umwe mufitanye umubano rimwe na rimwe uhembwa umushahara wawe ukavunguraho ukamuha ugahita ujya kwiregura kugira ngo wiregure kuri perezida w'icyubahiro cyangwa wiregure kuri Ujya gusaba chairman imbabazi. cyangwa usaba imbabazi ugahita wumva yuko ugomba kwandikira uwo munyamakuru kugira ngo ngo agufashe kwataka ubuyobozi. aze kuba against y'ibikuvugwaho aze kubirwanya yivuye imuzi avuga uburyo urengana avuga uburyo utigeze usohoka hoteli uwo munyamakuru ntiyaranahari avuga uburyo utigeze usohoka hoteli umwandikira amamesaje umubwira yuko ngo muri ekipa ari ukurwanya hari utagushaka hari ubiki n'ibiki my friend ibyo bintu muri aperi birahari ni gute Mamadusi cyangwa Dawuda bazakina umupira babona yuko ubuyobozi bwa aperi buyoboye iki gihe butakwiriye kuba bubayobora yes Canje nabahaga. nose ni kabiri kangahe kabiri kangahe mu majoro kavuna ngo niwe ngo utumvikana nabo majoro kavuna n'ubwo ngo turoka kamo byagiye bigarukaho cyane cyo tuvugisha ukuri ntabwo wakinisha umukinnyi umeze gutyo ahubwo bakanavuga ko majoro kavuna ngo ari kubagambanira bitigeze biba ahubwo yibwira footage baragiye barakata muri CCTV ku buryo buzi yari Kigali. ntabwo ibyo nabibajije keretse mbibajije ntabwo nabajije niba baragiye mu makamera ariko urumva ntacyo kuba ariko ese abantu bagiye yewe ndeba uburyo umutima urajya kugambanira n'umukinnyi n'umutoza akakugambanira waba warakoze ikidasanzwe. Nese ruvu ibyo bintu abo bakinyi nimba bahindukira bakajya gutanga amakuru hanze ya kampu ni ukuvuga ngo nta nubwo ari no ku ruhande rwo kuvuga gusa ikibazo cye ni ukuvuga ngo n'ibindi bintu biberamo muri kampu bivuze ngo birasohoka ubuyobozi bwa aperi ubwo ntiyageze ngo bufate ubuyobozi bwa aperi sinjya mvuga amagambo menshi cyane ariko ikintu navuga ni kimwe ubuyobozi bwa aperi busuzume uburyo bwari bubayeho mu myaka 6 ishize 8 bwongere bugarura umwimerere kuko aperi irimo irinjirirwa n'abantu badakwiriye kuyinjirira arababwiye akantu k'abapape ibintu kugezaho umuntu ashobora kuba akora muri aperi abandi bakavuga bati wenda aya makuru si meza kuri ekipe reka tuyakipinge umwe akumva yuko agomba kuyatanga kandi yitwa umukozi wa aperi ari kuri payroll y'ikipe y'ingabo ubwo si ibyo bintu mu ijambo rimwe aperi irimo irinjirirwa mu buryo butari bwo n'abantu badakwiriye kuba bayinjira. aperi nigerageze ifata ibirayi biboze ibikure mu bizima ititaye ku cyo biri buyikostingi cyane njye nicyo kintu cyo nasorezaho. ayayayaya ubu se nyuma y'ibi byose way forward ni iki kintu nyuma y'ibyo mu gihe ibyo birayi bitarakurwamo bagize amahirwe wese bagiramo aka treve international ariko uko byamera kose barasubira ishyorongi baze barwana imbere mu gihugu super cup tutazi igihe izakinirwa shampiyona hari nayo hari ntabwo yakinwe nese bayikuraho yaba batuririye mu mibare hari